Ndabashuhuje mwese aho muherereye hose, nizere ko mumeze neza. Yari iminsi tudaherukana, ariko ubu ngubu reka nshime Imana yuko yabarinze, natwe ubwacu ikaba kiturinze. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya hari umutumirwa mfite kuri channel yacu ya Shukuru TV official. Ubusanzwe njye musanzwe muzi ko nitwa Shukuru Elia, nkaba nzanye umutumirwa udasanzwe, ariko mbere y'uko wenda nagira ikintu narenzaho, reka tumuhe ikaze. Ariko muri uko kumuha ikaze, reka tunamwakire tumubaza amazina. Turakwakiriye. Murakoze. Eh, Amazina ni Habimana Jean Marie, ariko muri rusange abantu bamenyereye ko nitwa Samuel. Murakoze cyane. Uyu akaba ari n'umwe wenda mu bakuru b'itorero hano ku itorero nsengeramo. Ngira ngo ni ibyo. Uyu munsi nifuje yuko tuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo itorero ry'Imana muri iki gihe. Ngira ngo buri wese uri kudukurikirana muri uyu munota cyangwa se muri aka kanya, muzi imyizerere, aho usengera cyangwa se aho wakuriye n'aho uri, uzi itorero ko ryatangiye n'uyu munsi, imihindagurikire igenda ibaho, buri wese agenda abikurikirana. Rero ni muri ubwo buryo nifuje ko twaganira mu magambo magufi afite insanganyamatsiko ivuga ngo itorero muri iki gihe. Nawe rero hari icyo wifuza kutubaza, cyangwa se hari inyunganizi cyangwa ikibazo ufite, tuze kutwandikira muri komenti, hanyuma tuzagaruka niba ngombwa tunamugarure. Hari ibibazo byabajijwe bimwe na bimwe, tuzashaka ukuntu tugenda tugira gute tubisubiza. Itorero muri iki gihe, ese ngira ngo hari ibyo byose, imyaka yawe ni mikuru. Ubundi winjiye mu itorero ryari? Murakoze. Ninjiye mu itorero, ntabwo ninjiye, ahubwo navukiye mu itorero. Ababyeyi banjye ari Abadivantisiti, nkorera mu itorero, n'ubu ndi mu itorero. Ibibaho byose mba mbireba, hari ibyo nzi, hari n'ibyo ntazi, ariko muri rusange ibintu bibaho byose ndabibona. Iyo witegereje mu gihe cyangwa se mu itangira ry'ubutumwa cyangwa se itorero ry'Abadivantisite rihaguruka, ibyanditswe bitwereka yuko, iyo dusomye mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, cyane cyane muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, hatugaragariza yuko itorero ryahagurutse rifite imbaraga. Ndetse ibitabo binatubwira yuko izo mbaraga iyo ziba zarakurikijwe, iyo ziba zarakomejwe, ubwo butumwa abategereje cyangwa se Abadivantisite bahagurukanye mu gihe cya William Miller muri wa mwaka w'1844. Iyo biba ngombwa ko ari iyo mbaraga bakurikije, uyu munsi ahari ntabwo mba naravutse, Kristo aba yaraje kera. Ariko kubana n'isi atari yaza, ntibigaragaza yuko umurimo w'Imana ugize gute, wadindiye. N'uyu munsi tukaba tugize gute, tugikereje kugaruka kwa Kristo. Mu gihe cyawe rero urakoze cyane, utubwiye yuko n'ubundi wavutse usanga uri Umudivantiste, n'ubundi ko ababyeyi bawe n'ubundi bari Abadivantisite, kandi ni byiza. Ntabwo byoroshye kubona umuntu yaravukiye mu itorero ukabura akarinda risaziramo, n'abana bawe byumvikana bo ni Abadivantisite, kandi nabo turasengana, nabo bafite iby'umwuka. Ntabwo rero bisanzwe. Ese itorero muri icyo gihe ribayeho gute? Ryakoraga rite? Ryagaragazwaga n'ibihe bikorwa bitandukanye n'iby'uyu munsi? Ese itorero ryo muri icyo gihe cyawe n'itorero ryo muri iki gihe cyacu, ni irihe tandukaniro rihari? Iyo byakorwaga muri icyo gihe bitagikorwa ubu, ni ibihe? Mbese ni irihe tandukaniro rihari? Murakoze kumbaza, ariko mu buryo bugaragara itorero ry'Imana ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi itorero ry'Imana rizahoraho, kuko tubona yuko iri torero ryitwa Adivantiste rero ni abategereje kugaruka kwa Yesu. Muri kiriya gihe cyacu itorero ryahagurukanye imbaraga, rihagurukana ubutumwa, abantu bakagira urukundo rugaragara,
abantu bagafatanya, abantu bavuga ubutumwa. Rwose abadivantisiti bo hambere n'abadivantisiti bo muri iyi myaka y'iki gihe rwose biratandukanye. N'iyo ubyitegereje neza ubona bidahuye. Hambere ntabwo umwizera yajyaga mu rusengero ngo atangire gucata. Hambere muri iyo myaka nta mwizera wajyaga mu rusengero ngo atere isimu. Hambere abantu barakundanaga, barasuranaga, barafashanyaga, nta matiku, nta nzangano zabagaho nko muri iki gihe cyacu. Ariko muri iyi myaka kubera iterambere riraza rikavangira abizera, ugasanga abizera muri iki gihe umutima mwinshi cyangwa se imbaraga nyinshi ziri gushaka ubutunzi, ziri gushaka amafaranga, zayashaka nabi, bayashaka neza, we akumva ko ayo mafaranga yabonye hari ikindi kintu yaba abonye. Nyamara tubona ko mbere na mbere dukwiye gushaka Imana, ibindi bikaza bikurikiyeho. So rero muvandimwe, inshuti, ibihe byashize n'ibihe turimo ku rwego rw'itorero ntabwo bisa. urakoze cyane. Utukomeje ko mbere mu gihe cyo hambere ntabwo habagaho gucatira mu rusengero cyangwa se ngo abantu bahamagare bisanzwe. Ariko kugeza n'isaha ntabwo bikunze kubaho ko wenda gucataho birumvikana, ariko guhamagaraho wenda ntabwo najyahagaraho 100%. Ariko se muri icyo gihe dukurikiranye nta ikijyanye na telefone ntabwo cyabagaho, siko bimeze? Yego, ntazo. Telefone ni bimwe mu iterambere riri kugenda rigira gute riza. Aha, none muri icyo gihe cyo hambere se ubundi abizera bo muri icyo gihe bakoraga gute? Iki cyabwirizwa gukumva neza niba bashiraga imbaraga zabo mu ivugabutumwa bitandukanye, kuko atubwiye ko itorero ryo muri icyo gihe n'itorero ryo muri iyi minsi bitandukanye. Ese imbaraga niyo zashirwaga muri icyo gihe zitashirwa muri iki gihe cya none? Ese ni iki wenda ari hagati y'itorero ryo hambere n'itorero ryo muri iki gihe? Ese itandukano ni irihe? Ese ikibiriterana ikihe? Murakoze. Itandukaniro ry'iki gihe na kiriya gihe, ingufu zabaga urugo ku rugo. Abantu barahagurukaga bakavuga ubutumwa urugo ku rundi. Noneho umuntu uwo ari we wese bagezeho nawe akishimira ubutumwa bw'abadivantisiti, yarangiza akaza mu itorero agasanga harimo bwa bumwe, agasanga harimo rwa rukundo. Parudo hariya navuze ngo batera mu rusengero, iyo umuntu amutereye arahaguruka akajya kuyakirira hanze, ariko nyine kirya gihe ntibyabagaho. Kubw'ibyo rero itorero ry'uyu munsi nabo mu itorero ryo hambere mu gihe bahagurukaga mu 1944 na n'uyu munsi rwose bitandukanye mu nkora, ariko risigara ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Itorero ry'Imana rizahora ari itorero ry'Imana, nubwo rizaba rifite akazuyazi, rifitemo intege nkeya, ariko Yesu Kristo riyoboye azaryambutsa byanze bikunze. Urakoze cyane ko mbere mu gihe cyo hambere ivugabutumwa ryaho ryari rishingiye urugo ku rundi, bitandukanye wenda n'iki gihe. Ariko iki gihe ho wenda iyo urebye cyane akenshi ni iyihe mpamvu ubona wenda bitagikorwa? Murakoze. Impamvu ibyo bintu bitagikorwa cyane, abantu bari bizi, abantu barahuze, abantu bari mu mirimo, ntabwo abantu bahugukiye ubutumwa. Abantu basigaye baza gusenga ku isabato gusa, bahanababwira ngo bagaruke ntibagaruke. Ariko mu by'ukuri ikigaragara ni uko uyu munsi abantu bakuze, buri muntu wese afite ikimuhugije, undi afite ikimuhugije, ariko intego yabo ari ugushaka amafaranga. Urakoze cyane. Ku kijyanye wenda nuko muri iki gihe wenda hariho guhugirana kw'abantu muri rusange, ese ikindi wenda kidasanzwe muri iri torero ryacu muri iki gihe kiri mu itorero
batubwiye yuko itorero ryo hambere hari itandukaniro cyane rinini n'itorero ry'iyi minsi. Ese ubona bikurikije wenda kuko nanjye wenda ubivuga gutyo, nanjye mu gihe cyanjye hari impinduka nyinshi ngenda mbona. Hari nk'ibintu bigenda biza ukumva ko ari bishya, bimwe wenda umuntu akabibonera ubusobanuro, n'ibindi umuntu akagira gute akaba yabiburira ubusobanuro. Wenda none hagati aho wenda ni iki cyakorwa kugira ngo uyu murimo w'Imana wongere usubira cyangwa se ugire imbaraga kurenza izo ufite ubu ngubu? Murakoze. Umurimo w'Imana kugira ngo wongere ugire imbaraga kandi ugirirwe ubushake, hakwiye guhaguruka abagabo n'abagore batagurwa ngo bagurishwe, bahagararire ukuri, bakoresha amahugurwa, bakoresha amasemina, bigisha abantu ijambo ry'Imana, hanyuma rwose abantu bahuguke bave mu byo barimo, na rya vugabutumwa ry'urugo ku rugo ryongere rigaruke, hanyuma abantu bahindukirira Imana kugira ngo itorero ryo muri iyi minsi naryo rigaragaremo ubukristo. Aha, urakoze cyane. Hari isomo nifuje wenda mise, hari isomo riboneka muri Luka, hari wenda ni igice cya 17 umurongo waho wa 10, arivuga ngo niryerekeranye rivuga ku kijyanye n'umugaragu. Avuga ati ngo nukora ngo ibyo wategetswe gukora gusa, uzamenye yuko uri umugaragu w'imburamumaro, kuko wakoze ibyo wagiraga gute, ibyo wategetswe. None iri somo uryumva gute, cyangwa mu nyurabwenge uri kubyumva? Iri somo rivuga ngo nukora ibyo wategetswe uzaba uri umugaragu w'imburamumaro. Birumvikana, Imana yaremye umuntu, ntabwo yamuremye nk'imashini, nta nubwo yamuremye nirangiza ngo imushyireho igitugu, ahubwo amategeko atwereka icyaha. Iyo amaze kutwereka icyaha, ntituba tugikora icyaha kubera itegeko. Rero ijambo ry'Imana rikatubwira ngo twacunguwe ku bw'ubuntu, dukizwa ku bw'ubuntu, tugomba gukora ku bw'ubuntu. Amategeko agomba kutubera umushorera utugeza kuri Kristo. Twamara kugera kuri Kristo, tukavuga ubutumwa mu bwisanzure, tukavuga ubutumwa tubwirijwe n'Umwuka Wera, tukavuga ubutumwa mu bushake bw'ijambo ry'Imana, atari ukuvuga ngo ndaguhase genda, ndagutumye ijya aha ngaha, ahubwo hakabaho gahunda y'umurimo, twese tugahurira mu murimo ku bw'urukundo rw'Imana. Nk'uko umugaragu w'Imana yavuze ngo ndi hano mwami ntuma, natwe dukwiye kuba turi ibikoresho by'Imana byiteguye gutumwa n'Imana kugira ngo tugeze ijambo ry'Imana ku batararimenya. Yego, urakoze cyane ku busobanuro duhaye ku byerekeranye n'iryo somo. Akenshi iyo witegereje itorero ryacu, dusanga abantu benshi bari kugenda barushaho kugenda bagira gute, basohoka. Ariko izi saha nubwo wenda ikijyanye n'ikoranabuhanga kiri kugenda kigira ingaruka nyinshi ku mibereho yacu ya buri munsi, ariko hari n'umusaruro mwinshi rigenda rikora. Urugero nk'ubu ngubu hari abadukurikiranye muri ubu buryo, sibyo? Kandi ndabizi neza yuko iki cyigisho hari ibyo kiri buze kugira gute, kubafasha. Rero ni muri ubwo buryo wenda dushobora gushishikarizamo abantu. Ni ukuvuga ngo niba kuko dukwiye guhaguruka, tugomba guhaguruka inzira yose ishoboka yuko umuntu yanyuzamo ubutumwa bwiza kugira ngo bubashe gukiza imitima y'abantu, ko agomba kugira gute, kubunyuzamo. Urabizi ko mu minsi yashize hano twari dufite amahugurwa y'abasore, nibyo twari turimo. Uvuga ngo niba dukoresha za Instagram, TikTok, Facebook, YouTube cyangwa se n'izindi mbuga zitandukanye, ni ngombwa ko izo nzira byandi dushiramo bidafite umumaro cyangwa se by'ubwacu byinezeza, ni ngombwa yuko tubikora mu buryo bwo kugira gute, bwo kubwiriza ubutumwa. None ni ubuhe butumwa ushobora guha abantu, wenda ushobora gukangura amarangamutima y'abantu kugira ngo byibuze wenda bagire umuhati ukomeye cyane mu murimo w'ivugabutumwa, byibuze wenda turebe ko uyu murimo wakwaguka mu buryo ijuru rishaka? Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ni ukuvuga ngo ubu buryo bw'iterambere, ubu buryo bw'ikoranabuhanga, twari dukwiye kubukoresha mu ijambo ry'Imana gusa. Ntitujye muri za porono, ntitujye mu bindi bintu bidahesha Imana icyubahiro
muri iri terambere, ahubwo ijambo ry'Imana, ubutumwa bwo dukeneye kugeza ku bari kure no ku bari hafi, tukabikora mu ijambo ry'Imana kandi tuyobowe n'Umwuka Wera, iterambere ryari ritaraba ikibazo, ahubwo imikoreshereze y'iterambere niyo ibyara ikibazo. Murakoze. Urakoze cyane ku nyunganizi uduhaye. Ndabizi neza yuko umuntu uwo ari we wese aba yifuza kugira gute kuba yakora ibyiza, ndetse n'impande wenda runaka ubona ko ku bandi zifutamye, kuri we aba abona yuko ntako aba atagize gute, ntako aba atagize. Iyi saha tuvugana, ndabizi yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko umurimo w'Imana cyangwa se ubutumwa bugomba kurangizwa n'iki? N'abasore. Mu mboni yawe ni iki? Ni ubuhe butumwa ushobora kuha abasore? Ese ubona koko imitwarire abasore cyangwa se urubyiruko rufite muri iyi minsi kuko ari igaragaza, ari ivugabutumwa kuko rigomba kurangiza uyu murimo? Murakoze. Niyo mpamvu hariya haruguru navuze nti hakenewe abagabo n'abagore batagurwa ngo bagurishwe, bahagararira ijambo ry'Imana, tukagira amahugurwa kuri ba basore bacu, tukabakangurira gukunda ijambo ry'Imana, tukabakangurira ndetse no gukoresha iri terambere ariko mu ijambo ry'Imana. Hanyuma rero abasore bo, niyo mpamvu abantu bakwiye kuberekezaho intekerezo ndetse bakaberekezaho n'ubwenge, kugira ngo dukore uyu murimo tubagarurira Kristo. Nka ya ndirimbo ivuga ngo uwemeye azi, abemeye bazagendana n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana, Imana ntikoresha agahato, ntikoresha igitugu, ahubwo iyo umuntu yemeye akorana nayo ikamukoresha kandi Imana igahabwa icyubahiro. Niyo mpamvu nari navuze nti byanze bikunze uko bisa kose, abasore nabo tugomba kubakangurira, tukabereka ko amaherezo yabo hari urubanza. Murakoze. Murakoze cyane. Reka dusoreze ahangaha. Mu gusoza rero, tugiye gusoza muri ubu buryo. Muri iki gihe urabona aho umurimo w'Imana uhagaze. Gira ubutumwa bukeya ugenera abantu muri rusange badukurikiye. Ubutumwa natanga kuri buri muntu wese waba uteze amatwi iri jambo cyangwa iki kiganiro, ni ukuvana intekerezo ze ku by'isi, akerekeza intekerezo ku ijambo ry'Imana, no gukunda Imana no kuyikorera, kuko igihe dusigaje muri iyi si ni gikeya. Umwe niwe wavuze ati Yesu atinze kugaruka, urupfu rwo ntirwatinda. Kandi mu buryo bugaragara Yesu aradukunda twese nk'uko yadupfiriye. Ndahamagarira buri muntu wese yite ku ijambo ry'Imana, yite ku butumwa, yite ku rukundo rw'Imana, kugira ngo atazabura mu mugabane w'abazaboneka mu bwami bw'Imana. Murakoze. Kandi umuntu uwo ari we wese wabona iki kiganiro akabona aranzi, ndamushuhuje mu izina rya Yesu. Ndetse n'abatakuzi nabo basuhuze. N'abatanzi. Ndabizi hari abadukurikirana bakuzi, ubu ngubu bari mu mugani w'Uburayi, ndabizi bari buze kuburikirana, nabo niwe bavuga amazina, ariko nzi neza ko hari abakuzi bajya badukurikirana. Buriya nyine nari nikunze mvuze nti abanzi ndabashuhuje, ariko mugenzi wanjye arankebuye. N'abatanzi mwese ariko bari muri Kristo Yesu, n'abatari muri Kristo Yesu, mwese ndabashuhuje, mbifurije amahoro y'Imana, kandi mbifurije kuzaboneka mu bugingo buhoraho, twese tukazahurira mu ijuru. Icyo mbasabira mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane wowe twabanye. Reka gushimire kubw'umwanya watanze tukabana. Hari abantu benshi bagiye banyandikira ati si Shukuru wagiye utuzanira abantu ababwirizabutumwa. Nanjye nti ndacyabikoraho, ariko iyi ntangiriro. Hari byinshi cyane iyi channel yacu iri kugenda itegura, mu gihe kiri imbere tuzagenda tubagezaho. Mwari n'abavugabutumwa benshi bariyonje mu Rwanda, hari Abanzaramba bose aho batuye ubu ngubu ndahazi. Icyo nzakora cyo ni ukuzagenda mbazanira bamwe na bamwe, kugira ngo turusheho kugenda dukuza imibereho yacu y'iby'umwuka, irusheho kugenda igira gute, igenda neza. Reka nkomeze kukwifuriza imigisha y'Imana kandi